tumwakire atubwire nk'uko Imana yamuganirije ku izina ry'uyu mwaka. Sashimwe. Haleluya. Imana yakomeje gutegura umwaka wose ushize guhera bugufi, kuko byinshi byavuzwe ubutumwa bwiza. Rero nuko umuyobozi yavuze ko nari mpagaze aha ngaha umwaka nkawita izina ushize wo kurana umwete. Icyo gihe hari ibyo gukora byinshi, hari inzitizi nyinshi, ariko ndashimira abakristo, ndashimira inzego zitandukanye z'itorero, uhereye kuri executive kugeza ku badiyakoni, kuko bakoranye umwete. Icya mbere ni ivugabutumwa, amasengesho barakurikije neza. Niba ari ukwiriza, niba ari umara iminsi 3 batagira icyo bakora, niba ari iminsi 20, uko bayapangaga niko bayakoraga, kandi yaradufashije. Rero yafashije abashinzwe kubonana no kuganira n'inzego z'ibanze, n'inzego zo ku rwego rwo hejuru za leta z'igihugu cyacu, RGB. Abatembeye kenshi, babonye kenshi, babyitwaramo neza, bafashwemo n'imbaraga z'umwete wo gusenga, bigenda neza kugeza ahagana. Ibiterane byarakozwe, ivugabutumwa byakozwe ku buryo butandukanye, ku maradiyo, inzu ku nzu, kuri social media, mbuga nkoranyambaga, no mu bikorwa, gusurana, gukemurana ibibazo, no kureba n'abandi bagize icyo bakeneye. Barabikora, bakoraga nk'umutima ijoro n'amanywa kugira ngo ibintu bijye mu buryo kuko bisaba. Ukuri Imana ibahe umugisha, kandi ndabashimira ko mwabikoze neza. Rero umwete muzawukomeze, ntabwo utangirana n'umwaka kugira ngo ushare nawe, kuko iyi Imana iguhaye uburyo, iguhaye uburyo bwabikoraho. Haleluya. Rero uyu munsi nanone hari imirongo imwe Imana yampaye, noneho imbwiramo ijambo rimwe gusa igomba gukora muri uyu mwaka, mu matorero yacu yose ndetse no hanze y'amatorero, kugira ngo umuntu w'Imana ukomeze ugireme kandi ugire imbaraga, kandi mu mpande zose ushimwa n'Imana kandi ugashimwa n'abantu. Rero nta hantu dusanzwe dusoma mu Yohana Umubatiza yavuze igihe yabatizaga umubatizo wo kwihana. Yesu ashimwe. Igice cya 3 uhereye ku murongo wa 6 ubu hasoma, nasomera umurongo wa 6 n'uwa 7. Petero aramubwira ati, Mateyo 3. Mateyo 3. Yohana Umubatiza ntabwo wakoraga niwe wavuze ngo ngaho muri Mateyo 3. Matayo ibice 3 umurongo wa 6. Ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Umurongo wa 7. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, n'abana b'ishiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Umurongo wa 8. Nuko mwere imbuto zikwiriye abirabura. Yesu ashimwe. Nari yababwirije ubutumwa bwiza bwo kwihana,
kandi barihana koko. Murumva ko yabagiye mu mugezi wa Yorodani batura ibyaha byabo, aratangara ati abantu b'abanyabyaha bangana batya ninde wababwiye kuzinyuza ate ibintu ntukuri? Ati niko mbibona jyewe, ariko hari ureba mu mutima. Aravuga ati nuko rero mugire mute mwere imbuto z'abihariye. Ni ukuvuga ko hari ibyo dushima byakozwe, hari ibyo dushima turebesha amaso, ariko ureba imitima ni Umwami Yesu, nawe uzakira abantu urubanza. Rero we areba imbuto, hanyuma izo mbuto nizo azahunika. Kuko uhereye aho ngaho inyuma, isoma ku murongo wa 10. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Yesu ashimwe. Yarababwiye ati rero intore ziri ku mizi y'ibiti, igiti kitera imbuto nziza kizacibwa. Kandi yababwiye ngo nuko rero mwere, agiye batiza ngo mwere nako kanya igiti kitera rero kizacibwa. Yesu ashimwe. Rero aho ngaho ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose, ibyo bavuga byose bitari mu imbuto zera nta kamaro bivuze, kuko mu bigega by'Imana ntakizahurikwaho. Nibwo yavuze ko Kristo ari uzaza inyuma ye, atashobora kumutwaza n'uducumi tw'inkweto, atunguwe afite urutaro rwe yazagosora, hanyuma umurama uzajya ku mbugo azawutwika bituma urwo n'umuyaga n'imbuga ye, ariko imbuto azazishyira mu bigega bye. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rero, ubushake bw'Imana ni imbuto. Ni bande bakwiye kuzera? Ni abayobozi? Ni jyewe ku giti cyanjye? Ni wowe ku giti cyawe? Umunyarwanda bwati jyewe ubwanjye ku giti cyanjye ni jyewe ubwanjye uko mpagaze. Igiti kigeranwa n'umuntu. We yababwiye ngo wera imbuto z'abihari. Arangije ababigize ku giti ati igiti kitera imbuto nziza, kuko abihagiye imbuto nziza. Rero nta mbuto twaruka gusa. Yesu ashimwe. Na Yesu yabivuzeho Matayo 15 era ku murongo wa 3. Yohana 15. Yohana 15 ku murongo wa 13. Yohana 15 umurongo wa 13. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Mbere ku murongo kangahe? Wa 3. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Yesu ashimwe. Arabwira bande? Abamaze kwezwa, abera begezwaga imitima yarababwiye, asanga barera koko. None arababwira ati mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Rero icyitonderwa, imbuto zigomba kuboneka, ariko nimutaguma muri iki ntabwo muzashobora kwera imbuto. Komeza. Umuntu utaguma muri jye amanase utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Wa 5 Ijye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yesu ashimwe. Uguma muri Kristo niwe wera imbuto nyinshi, kandi ntacyo mubasha gukora mutari muri Kristo Yesu. Ubwo ntacyo mwakora ntabwo muzera imbuto. Nimutera imbuto muzakirwa n'ishami, kuko ishami ritera imbuto rigira rite?
biracika. Komeza. Murongo wa karindwi, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Nimuguma muri jye, kuguma muri we ni amagambo ye aguma muri twe. Ni ukuvuga ati no mu ijambo ry'Imana byuzuye Kristo turimo natwe tumurimo nk'amazi n'ifu. Hanyuma noneho muhawe n'uburenganzira bwo gusaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Komeza. Ibyo ni byo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa abantu. Haleluya. Ibyo byo kuba muri Kristo Yesu nibyo bituma data yubahwa. Kandi mukera imbuto nkeya se nyinshi. Kandi igiti cyera imbuto mu gihe cyacyo. Ese igihe cyacyo cyaba kizaba ryari? Yesu ashimwe. Rero cyatangiye kera, ariko ubwo nkiriho n'igihe kirekire cyacyo. Rero ngomba ko imbuto mu mbaraga Imana yampaye zirenzeho n'izanjye. Ariko nutarabuka va muri Kristo Yesu uzaba ubasha ryari igihe retera imbuto. Yesu ashimwe. Reka nsoreze muri Zaburi. Na magambo make mu bwavuzwe, ariko ndashaka kugira ngo ijambo ry'imbaraga izina ry'umwaka. Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, yicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi. Azahwana n'iki? Cyatewe hafi. Hanyuma ibyari bifite imbuto zacyo igihe cyacyo. Imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Igihe cyawe urakikama. Ibibabi byacyo ntibijya byuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Mwumva Kristo aravuga n'abera bihana. Nk'uko Yohana yabazaga n'abamaze kwihana. Ariko akababwira ati mugomba kugira imbuto. Na Kristo nawe mugomba kugira imbuto. Ababwira n'imbaraga bazazikura zo kugira imbuto. Ni ukuguma muri Kristo Yesu. Hanyuma muri aho waza kuri nawe yarabyeretswe, arareba arabibona, ati ubu ngubu witandukanije n'icyaha, ushimishwa n'ijambo ry'Imana, akaba ari ryabamo, ati uwo azahwana n'igiti cyateye mu mugezi cyera imbuto mu gihe cyacyo, kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo uzakora kizakubera cyiza. Imana data izubahwa, kizasaba cyose uzagihabwa. Ariko ugomba kuguma muri Kristo Yesu. Niba utamugumyemo ngo ntacyo mubasha gukora mufite, kereka ari mugwa muri yiga ijambo yagirwa murimo. Yesu ashimwe. Ahandi muzikurikiranira ndayamugera ku musoro, kuko ibyahishuwe ibice 22 ngira ngo ni ku murongo wa kangahe barari mu macumi, kuko ngo ndaza vuba mfite ingororano. Hembe buri muntu wese ibiwaye n'ibyo yakoze. Azakererwa se? Wapi? Ibihe biriho birihuta, kandi imbuto zigomba kujya mu bigega. Rero weza imbuto nyinshi zigasarurwa zikajya mu bigega, uwo nguwo azabona ingororano. Hano ku isi icyo azasaba cyose azakibona, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Azatuma Imana data yubahwa, kandi noneho ntazacibwa ngo atabwe mu muriro, ahubwo imbuto ze zijya mu bigega. Yesu ashimwe. Jya nibaza ku mbuto cyane, maze imyaka 40, noneho nini imyaka 55 mvuga ubutumwa bwiza. Ubu nta mbuto zari zajya mu ijuru. Ejo rwose twara buri munsi, mbese buri munsi ku isi hapfa abantu bangahe? Nta mahumbi. Kera nibariraga abo turi hamwe muri Tanzania no mu tundi duhugu njyamo, kuko nta social media zari zaza mu bw'isi. Ariko Yesu yadutumye ku isi. Hanyuma rero njya numva hari abaganga baravuga ngo muri statistics abana bitwa
mu mwaka umwe ku isi ni abantu bajya ku bihumbi magana abiri n'abangahe b'imyakini hashyizemo amakuru ntabuze ariko n'izindi ndwara nkareba ukuntu duhora dushingura ku isi si amamiliyoni gusarura gusa uraza vuba ariko muri abo basarurwa hari abo twabwiye ubutumwa muri abo basarurwa hari abo twakoranye akazi natwe igihe cyacu cyo gusarura kigomba kuba gihari barasarurwa bajya hehe barajya mu bigega by'Imana Imana ikazazana ingororano kuko hari imirimo myiza yakubanirije hari niyo muzajyana n'izagukurikira wiranga iminsi Imana yaduhaye ku isi twebwe abamaze koherezwa n'ijambo yatubwiye twebwe ababatijwe twabyaha twebwe abakijijwe reka dutarure umuhanda igihe n'ikigufi bakangura umusenzi ko n'imyaka 30 nzayigeraho avango yigezeho n'itanu ntaza abantu umusaza cyane ariko ngiye kugira nyambona mufite 81 hasi 80 yari tukangana natwe hasanga ni vuba rero ntabwo dufite igihe kinini kirambye cyo kugira ngo noneho twere imbuto nyinshi reka twere imbuto nyinshi tuzabona ibihembura bikomoka ku Mana amasezerano ko Imana itabishyira muri rihinduka kandi tuzamugorora rero icyo mbungirizaho no kwita izina umwaka uyu mwaka ubu mwaka wo kwera imbuto ariko uyu mwete noneho turabona twera imbuto twera imbuto mu bayobozi twera imbuto mu bapasiteri twera imbuto mu bakristo twera imbuto mu bapagani twera imbuto z'uburyo bwose tubikunze tubishatse kandi tubikeshe turemye ntabwo izabura kutwongerera ngo dukureho amahage nubwo duhere kudakukuri nubwo ngo tubone kwera rero ubu ni ukuvuga ngo intego yacu y'uyu mwaka ni ukwera imbuto inyigisho yo kwera imbuto ibikorwa byo kwera imbuto gusengera kwa kwera imbuto ibikorwa byo kwera imbuto z'abihariye hanyuma hariya ayishoka iri munsi y'igiti ni ukuvuga ngo igiti kitera imbuto nziza tubibiti byera imbuto nziza kandi tumenye ko tuzabishobora nta kabuza nidushinga ibirenge muri Kristo Yesu twamwiwe tujye kwera imbuto kuba uyu munsi n'ibigori zinabyumaka